Aha, nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu banyeshuri tubana hano ku isomo ry'amategeko y'umuhanda. Mukomere kandi mukomere cyane. Nongeye kubasuhuza aho mwaba muri mu kazi, mwaba muri mu bikorwa bitandukanye. Ibyo rero nongeye kubasuhuza kandi nanone mbibutse yuko waba uri mu kazi, waba uri hehe, ibyo ntibizakubuze kwiga. Babwiye ko kwiga rwose ubu twabizanye mu buryo bwa online, ugiye kujya mwiga rwose kabisa, mufite smart yanyu gusa, smartphone niyo yonyine gusa ikagufasha kwiga isomo ryawe ry'amategeko y'umuhanda kandi ukarimenya. Rero ku isomo rya kabiri, video ya mbere yari yatambutse, twari twamaze kumenya amagambo abiri ahatse igazeti, amagambo abiri tugenderaho mu gutangira igazeti yacu cyangwa se amasomo yacu y'amategeko y'umuhanda. Ayo magambo abiri twabonye ko amategeko y'umuhanda yagenga iki ndetse amategeko y'umuhanda yerekeye bande. Reka rero mbere yuko dukomeza isomo rya kabiri tubanze tunyuremo muri makeya. Hari abantu bafunguye iyi channel bwa mbere, hari abantu bafunguye iri somo bwa mbere, bibuke mbanze mbibutseho gakeya. Rero ayo magambo abiri twabonye ko amategeko y'umuhanda agenga uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Aya kabiri rero, rya kabiri tubona ko amategeko y'umuhanda yerekeye abanyamaguru, ibinyabiziga, inyamaswa zikurura, izikorera, izo bagenderaho kimwe n'amatungo. Aha, ubwo rero kugira ngo dufashe abantu baje uyu mwanya kuri urubuga kwiga, noneho nabo babanze kumva ibyatambutse mbere. Ariko nanone ikindi yanyaruka akajya ku isomo rya mbere ryabanje, noneho akarimenya. Ikindi bwongere kwiseguraho, ndabiseguraho, mumbabarire cyane teacher, kubera ko yakoze amakosa. Abanyeshuri bansabye, bifuje ko ngomba kubafungurira channel bajya bigiraho amategeko y'umuhanda. Ariko rero twakoze mistake rero twakoze ni iyihe? Nuko channel twashyizeho aya masomo bwa mbere yari channel yindi iriho n'ibindi bintu bitandukanye. Twaje kureba dusanga byaba ibintu bivangavanginze, ibintu byaba challenging cyane, bigatuma namwe amasomo yanyu mutabasha kuyiga neza ndetse byabajijisha. Ubwo rero niyo mpamvu rero twakoze uburyo bwo gutunganya neza channel izajyaho ibintu amasomo yanyu yonyine gusa mukayakurikirana neza. Rero mwihangane, mumbabarire teacher. Iyo channel rero yitwa Lesson TV mu ndimi z'amahanga ni Lesson TV, ariko mu ndimi zisanzwe ni amasomo, ni isomo, televiziyo y'amasomo. Reka rero noneho twige isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri rero riragira riti, umutwe w'amagambo uravuga ngo ubumwe mu busobanuro bw'amagambo. Ngira ngo murabibona aho ngaho muri tableau ukuntu byanditseho bumwe mu busobanuro bw'amagambo. Aha rero, burya rero mwa abanyeshuri mwe, reka rero mbabwire, ntabwo mwari mubizi. Mwari muzi ko buriya igazeti, buriya tubona kuriya mubona abantu birwa bayizengurukamo, buriya hari ibanga rihari, hari ibanga kandi rikomeye, ari naryo ngiye kubabwira. Mushobora kwibaza ngo iryo banga ni irihe mwarimu agiye kudupfundurira. Nta rindi banga uretse kumenya ko igazeti buriya igira amagambo 43. Ayo magambo 43 ubundi biba bisaba ko nimba ugiye gutangira kwiga amasomo ugomba kumenya byibura 1/2 cy'ayo magambo 43. Aha, ayo magambo 43 rero ni amagambo dusanga mu gitabo cy'igazeti
gutangiza igice cya mbere rwose, umutwe wa mbere rwose mu igazeti. Ni ukuvuga ngo ari nayo bayise ngo ni bumwe mu busobanuro bw'amagambo. Ni ukuvuga ngo ni amagambo amwe ajimije, ariko noneho bisaba kugira ngo tuyasobanukirwe, ari nayo tuzagenda dukoresha mu zindi ngingo zizakomeza. Rero mu ntege amatwi ayo magambo 43 rero, twebwe hano muri Vision Training Service Gisozi twagerageje gufasha abanyeshuri mu buryo bwa resume. Twe twakoreye resume, ntago ayo magambo 43 tuyabaha yose uko yakabaye, ariko byibura twabahitiyemo amagambo 21. Amagambo 21, ariko ari amagambo 21 twabahaye. Iyo wayize neza ukayafata mu mutwe, ukayafata bien, nta kabuza rwose kuba utamenya aya mategeko y'umuhanda. Rero ariko bitavuze yuko n'ayandi asigaye amagambo 22 tuzayiga mu zindi ngingo, mu ngingo ko impamvu tutayazanye cyane mu ngingo ziri imbere, agenda azamo tuyarepeta. Ubwo rero tugiye gutangira ku ijambo rimwe mu magambo 21 Vision Training Service Gisozi yabateguriye. Ijambo rya mbere rero, riravuga ngo inzira nyabagendwa. Ijambo rya mbere rivuga ngo inzira nyabagendwa. Nimba ufite, tubibutse ko ugomba kuba ufite agakayi mu gihe ufunguye rino somo ugiye gutangira kwiga. Twabwiye ko mugomba kuba mufite agakayi iruhande rwanyu n'agakaramu, ubundi ukabanza ukandika uriya mutwe w'amagambo uvuga ngo bumwe mu busobanuro bw'amagambo, ugacaho umurongo. Warangiza ugatangira ngo ijambo rya mbere ukandikaho rimwe, ubundi warangiza ukandika ngo inzira nyabagendwa. Rero tugiye kubigisha amagambo 10, andi 10 noneho tuzabanze tunyuzemo irindi somo, kuko aya magambo yose ntabwo n'ubundi natanyabigisha yose uwo mwanya mufururuzo, ntabwo byashoboka. Ariko rero icyo ngiye gukora, ngiye gushaka uburyo mbahereza amagambo 10 uyu mwanya muri somo rya kabiri. Noneho muri indi somo rizakurikira hazakurikira irindi somo ritari iri ngiri ry'amagambo, mu busobanuro bw'amagambo. Noneho nyuma iryo ndirivaho naryo twongere tugaruke muri bwa busobanuro bw'amagambo, dukurikiza ku yandi magambo, ku yandi magambo akurikiye ayo aho turaba twasozereje. Ngira ngo rero urumva ubwo ni uburyo bwiza tugiye kwigamo. Rero inzira nyabagendwa, nizere ko warangije kuryandika. Ubwo reka turebe ubusobanuro bwayo. Inzira nyabagendwa baravuga ngo ni imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira duto. Muri rusange ni imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Ibaze kweri. Mushobora kwibaza ngo ese imbago ni iki? Imbago z'imihanda minini. Ngira ngo nimba mubona umuhanda, ngira ngo murawureba, murabona hari ahantu mubona hari inkengero zeye hejuru, murabona aho ibinyamitende biri kunyura. Ibinyamitende birabashaka kuba mutabizera ko tuzabyiga. Amagare se, murabona abantu bagenda batambuka, ruvuga ngo urabona umuhanda imodoka ziri kugendamo, ruvuga ngo izo mbago ni zo hirya y'umuhanda. Utwo duce two hirya y'umuhanda two bita imbago. Namwe mwumva imbago, inkengero hirya gatoya ukabona hari abantu batambukira, ukabanyaho ibinyamitende, amagare atambuka. Izo nizo mbago. Noneho hakazaho amabarabara. Ngira ngo ibarabara mujya muryumva. Ibarabara ubundi ni imihanda nyine, ariko igiye gutya, ya mihanda twajya dukunda kwita ngo ni imihanda yo mu byaro, imihanda ikoze ukuntu, amabarabara abantu batambukamo ukuntu mubona. Ngira ngo urugero amabarabara muri kuyabona aho ngaho muri screen, murabona ukuntu imihanda iri kugenda itambukamo. Twagerageje kugenda tubereka ese amabarabara murabonamo abantu batambukamo nk'ibi. Hari
aho abantu nyamwinshi bahurira, mwabonye aho ngaho mu isoko, ngira ngo muri kubona n'aho ngaho mu isoko, aho ngaho muri kubona hari isoko, murabona ko harimo n'umuhanda aho abantu nyamwinshi bahurira, upfa kuba wumva ko ari ahantu abantu uza kandagiza ikirenge ugenda. Iyo rero ni inzira nyabagendwa, ukagenda bigatungana. Ndumva rero ari uko inzira nyabagendwa isobanura. Reka turebe rero ijambo rya kabiri riraza rivuga ngo umuhanda. Aha ushobora kwibaza ngo ese ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuhanda n'inzira nyabagendwa? Umuhanda rero ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga. Andika umuhanda, ijambo rya kabiri, ni igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ni kimwe mu bice bya ya nzira nyabagendwa twahoze tubona hejuru bakuyemo, ariko cyo kikaba cyaragenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga. Ntuzasubize ngo cyagenewe kunyurwamo n'imodoka, kuko icyo gihe waba wabyishe. Oya, ubwo bavuze ibinyabiziga ni en general muri rusange. Ubwo uhita wibonamo ko n'igare kuko rifite ibiziga, tubonamo moto naryo rifite ibiziga, mbese ikintu cyose kigendeshwa n'ibinyabiziga cyose icyo ni ikinyabiziga. N'ibiziga. Reka rero turebe ijambo rya gatatu riravuga ngo igisate cy'umuhanda. Murabona aho ngaho, murabona umuhanda ukuntu ukoze, murabona umurongo urimo hagati na hagati. Noneho urebye hakuno no hakuryo, murabona ko harimo igice imodoka zimwe ziri kugendamo zizamuka, izindi zimanuka. Kiriya gice rero izizamukamo kiri kugendamo nicyo bita igice igisate cy'umuhanda. Hari ubona zizamukamo, icyo gice ziri kuzamukamo, aho ngaho mubona, aho rero niho bita igice cy'inzira, igice cy'umuhanda cyangwa se igisate cy'umuhanda. Ni kimwe rero mu bice, ubusobanuro nizere ko bamaze kwandika igisate cy'umuhanda. Ubwo reka turebe ubusobanuro bwacyo. Biravuga ngo ni kimwe mu bice bigabanije umuhanda mu burebure bwawo, ngo bikaba bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje ngo cyangwa ucagaguye, ariko kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri n'ipikipiki bigenda bibangikanye. Mwumvise kubangikana? Reka nsubiremo rimwe mu byumve neza kugira ngo mubyandike nawe ubyumva. Ni kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, ngo kandi ngo bishobora ngo kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje ngo cyangwa ucagaguye, ngo ariko kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri n'ipikipiki bigenda bibangikanye. Mwabyumvishije? Kiriya gice rero, buriya imodoka kigomba kuba ari ikigare gifite ubugari buhagije, ariko nzanabigisha buriya kiriya gice umubona hariya, buriya umuhanda wacu uba ugomba kugira ubugari bwa metero 6. Uko mubona kuriya ni metero 6 ubugari bwawo. Rero kiriya gice kiba gifite metero 6, kandi batubwira ko ubugari bwo bwose bw'ikinyabiziga ari metero 2 na santimetero 50. Ubwo nukuvuga ngo iyo zigiye kuhabangikanira rero, ubwo imwe ireba uko ibigenza, zikaba zagenda zihabangikanye kandi zitabangamiye izindi modoka ziri guturuka mu kindi gice kiri hakuno yabo. Rero nuko nguko isobanura. Reka turebe rero ijambo akayira. Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga by'ibiziga bingahe? 2. Ako ni akayira. Andika ijambo rya 4, akayira. Nurangiza ushyiraho ubusobanuro bivuga ngo bivuga inzira nyabagendwa ari ifunganye yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, ibinyabiziga by'ibiziga 2. Ndongera nsubiremo,
ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru cyangwa se ibiziga by'ibiziga bibiri. Abyumvishije, ibyo rero ni akayira. Tujye kureba rero urusisiro. Iryo ni ijambo rya gatanu. Andika urusisiro, ijambo rya gatanu. Bivuga ahantu hari amazu menshi yegeranye cyangwa se afatanye ari ku ruhande urwo rwose rw'umuhanda. Iyo niyo bita urusisiro. Urusisiro ngiye gusubiramo ngo bivuga ahantu hari amazu menshi yegeranye cyangwa se afatanye ari ku ruhande urwo rwose rw'umuhanda. Aha. Urugero wampa ni nk'uruhe? Ubu nkanjye nka mwarimu nshobora kukubaza ese urusisiro ni uruhe? Kimara kumva ubusobanuro bw'urusisiro. Urusisiro rero reka rero mbabwire, ahantu hose h'umujyi, ahantu hose h'agasantere, ahantu hose h'agasantere hose buriya ni urusisiro. Ariko noneho twe tugomba kwitwaza ubusobanuro batubwiye mu gitabo, mu iteka batubwiye ko ari ahantu hose hari amazu menshi, ariko kandi ayo mazu ngo akaba yegeranye ngo cyangwa se yenda gufatana, afatanye. Noneho ikindi cya kabiri bonyeho ngo akaba ari ku ruhande urwo rwose rw'umuhanda, ari hakuno ari no hakurya. Nuko rero bivuga ngo urusisiro bivuga ahantu hari amazu menshi yegeranye cyangwa se afatanye ari ku ruhande urwo rwose rw'umuhanda. Urugero wenda twebwe ishuri ryacu Vision Training riherereye hano ku Gisozi ruguru y'urwibutso gatoya. Ukimara gukata ikorosi urenze Abadventiste, ku ikorosi ry'Abadventiste ugera aho bita ku gasoko ka Ruhango, ukareba ugatera umugongo ku gasoko ka Ruhango, ukareba hakuno tubona icyapa cyanditseho Vision Training Services Gisozi. Aho ngaho niho ishuri ryacu riri. Rero ushobora kumva kwigira online wenda bitari kuhaza neza, ariko ni karibu mu ishuri no kwigisha bisanzwe turigisha. Rero nk'ubu aho ngaho ku gasoko nimba uhazi cyangwa se aha ngaha muri Gisozi, hose ni urusisiro. Ubwo rero ni urusisiro. Reka turebe ijambo rya gatandatu. Riravuga ngo inkomane. Barangije rero baratubwira ngo inkomane ni kimwe no kuvuga ngo isangano. Inkomane egare isangano. Isangano cyangwa inkomane bivuga ahantu imihanda ihurira, aho yisukira mu yindi cyangwa se amaharakubiri y'inzira nyabagendwa. Iyo rero ni inkomane. Iyo ni isangano. Ngo ni ahantu ngo imihanda ngo ihurira, ngo ni ahantu ngo imihanda ihurira, ngo ni imihanda yisukira mu yindi, ngo ni amaharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ushobora kumpa urugero. Turebe wenda urugero rufatika. Twese nimba dutuye muri Gisozi cyangwa se dutuye wowe uri kunkurikirana, tureba ahantu ubona umuhanda uturuka ahantu runaka uza ukinjira mu wundi. Aho hantu ubona uza ukahita ugiye kwinjira mu wundi, iyo ni inkomane. Ngira ngo murabona icyapa kivuga inkomane. Icyo cyapa nukibona, muri kukibona aho ngaho muri screen, icyo cyapa kivuga ahantu hari inkomane, umuhanda uje kwisukira mu wundi, iyo ni inkomane. Murabona indi nkomane mubona aho ngaho cyangwa se iryo sangano riri complex, rikomeye. Wenda tuvuge urugero, iyo uri kujya mu mujyi, nimba mukunda kujya mu mujyi, muzamuka mujya mu mujyi, hari inkomane mubona harimo ibimenyetso bimurika, harimo n'abapolisi rimwe na rimwe, aho ngaho imihanda ihurira, aho yisukira mu hundi gutyo. Iyo rero niyo twita inkomane cyangwa se isangano. Hari naho rero dusanga iyo nkomane imeze gutyo, imeze nk'uruziga. Mwayibonye? Aho ngaho iyo ngiyo nayo ni inkomane. Kandi turayizi iyo turi kujya mu mujyi, ukizamuka ujya kwa Rubangura cyangwa se kuri UTC, hari inkomane. Aho ngaho mujya mubona muri iyo rompwe, bakunda kubyita ngo ni rompwe. Ayo rero ni amasangano, kandi zababwira ayo ariyo. Ayo bayita amasangano banyuramo bazengurutse.
Ayo rero ni amasangano dukunda guhura nayo muri iki gitabo cy'amategeko y'umuhanda, ndetse n'ibibazo byinshi cyane bikunda kubonekamo. Rero ni ukuvuga ngo n'ubwo busobanuro bw'inkomane cyangwa isangano. Tugeze ku ijambo rya karindwi. Ijambo rya karindwi riratubwira inzira y'ibinyabiziga. Inzira y'ibinyabiziga, andika ijambo rya karindwi riravuga ngo inzira y'ibinyabiziga. Bivuga igice cy'inzira nyabagendwa kigizwe n'umuhanda n'inzira ziwukikije. Wumvishe ko bitandukanye n'ahandi twavugaga. Inzira y'ibinyabiziga ni kimwe mu bice by'inzira nyabagendwa. Ni igice cy'inzira nyabagendwa ariko kigizwe n'iki? N'umuhanda. Ngo harimo wa muhanda twahoze twiga ko uvuga ko hari igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga, noneho ariko ngo kikaba kiriho n'inzira ziwukikije. Mwihangane gato mbanze nywa amazi gatoya. Okay. Nibyo nyine mwarimu urumva ntabwo yavuga atanywa amazi, agomba no gufata amazi akumva uko bimeze. Rero inzira y'ibinyabiziga ngo bivuga igice cy'inzira nyabagendwa kigizwe n'umuhanda ndetse n'inzira ziwukikije. Ushobora kumbaza ngo ese izo nzira ziwukikije ni izihe? Yego, ni izo nzira zegutse cyangwa se ni izo nzira ziringaniye n'umuhanda. Tuzabona icyo zimara izo nzira ziwukikije, cyangwa se hari n'izindi nzira twabonye ziri hirya y'umuhanda, bakunda kuvuga ko ari igice kiri hakurya y'umuhanda ngo kigizwe n'uduce tw'imirongo tugari twera ducagaguye kandi ngo tubangikanye, ku buryo ngo icyo gice ngo umwanya wacyo ngo gifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zindi zanyuramo. Bakavuga ko ari igice cyagenewe kunyurwamo n'ibinyamitende cyangwa se kunyurwamo n'amagare. Ubwo rero urumva izo zose ndi kukubwira nizo nzira zikikije umuhanda. Ubwo rero nizere ko inzira y'ibinyabiziga uyifashe. Vuga ngo bivuga igice cy'inzira nyabagendwa kigizwe n'umuhanda ndetse n'inzira ziwukikije. Vuga ngo hagomba kunyuramo imodoka, akanyuramo ibinyamitende, akanyuramo abanyamaguru se, gutyo gutyo. Reka rero turebe umuyobozi. Ni ijambo rya 8. Andika ijambo rya 8, umuyobozi. Bivuga umuntu wese uyoboye mu nzira nyabagendwa. Nigeze kubaza rero, mwihangane wenda mwumvishe mwarimu asetse. Ikimusekeje nuko abanyeshuri banjye, hari umunyeshuri nigeze kubaza ngo ari umuyobozi niki, arambwira ngo ni umushoferi. Uya ntago ari umushoferi, ngo ni umuntu utwaye imodoka. Akada icyo gihe ntago abo bivuze neza. Ubundi iyo bavuze umuyobozi, ariko ubwo ngubwo iyo uvuze ngo ni umushoferi uba uri misabandi. Ubu unuvuga ngo abandi ntago ari abayobozi, ubu bari misi. Ubu ugize icyo bita kapakikiriye, ariko sibyo. Umuyobozi rero ni inyito, ni izina rusange rihurirwamo n'abantu benshi cyane. Bishatse kuvuga ngo bivuga ngo ni umuntu wese uyoboye ikintu icyo ari cyo cyose mu nzira nyabagendwa. Gishobora kuba ari inyamaswa, zaba zikorera, zikurura, izo bagenderaho, cyangwa se amatungo, yaba rimwe cyangwa ubushyo. Mwabyubishije, umuyobozi ni umuntu wese uyoboye ikintu icyo ari cyo cyose mu nzira nyabagendwa. Ashobora kuba yabayoboye ikinyabiziga, ayoboye amatungo, ayoboye inyamaswa, emwe ayoboye n'abantu. Tuzayibona, tubona uruhererekane, abanyeshuri bashoboye na mwarimu, tubone ndetse n'abasirikare bagenda ku murongo. Aho rero nibyo twita umuyobozi. Reka nsubiremo rero kugira ngo umuyobozi mwumve neza. Umuyobozi bisobanura cyangwa se bivuga umuntu wese uyoboye mu nzira nyabagendwa, cyaba ikinyabiziga, inyamaswa, zaba izikorera, izikurura, izo bagenderaho, cyangwa se amatungo,
yaba rimwe cyangwa ubushyo. Iyo niyo twita umuyobozi. Reka turebe ijambo rya 9. Ijambo rya
rya 9 rije ritubwira ngo akagarura rumuri, ngo ni akantu karabagiranamo urumuri kakarusubiza ku kintu cyarwohereje. Abanyeshuri beza, ni ukuvuga ngo iri somo nuramuka uryitayeho ukarikurikiza, ukaba uri kunkurikira ufite agakayi kawe uri kubyandika, ninjye nawe kandi uzambwira. Ijambo rya 9 nizere ko waryanditse, rivuga akagarura rumuri, ngo ni akantu ngo karabagiranamo urumuri. Akisa akantu gashobora no kuba ikindi kintu runaka, ariko kikaba ari akagarura rumuri, gikoze mu buryo bw'akagarura rumuri. Ngo gipfa kuba kirabagiranamo urumuri, ariko ngo byarangira ngo cyane ngo kikarusubiza ku kintu cyahize cyarwohereje. Ngo ni akantu karabagiranamo urumuri kakarusubiza ku kintu cyarwohereje. Kakarabagirana ukahita ubona ngo kiriya ni ikintu gihari. Tugeze rero ku ijambo rya nyuma, ariyo jambo rya 10 nk'uko nabasezeranyije, ubundi tugasoza. Ni ubuso bubonesha. Andika ijambo rya 10, ubuso bubonesha. Bivuga ubuso busohokana urumuri ku bijyanye n'amatara, n'uburabagirana ku bijyanye n'utugarura rumuri. Ubuso bubonesha ngo ni ubuso busohokana urumuri ku bijyanye n'amatara, ndetse ngo n'uburabagiranamo, ngo n'uburabagirana ku bijyanye n'utugarura rumuri. Reka mbisubirenemo kugira ngo mubyumve neza, ndarisobanura neza kugira ngo mubyumve neza. Ngo ubuso bubonesha ni ubuso busohokana urumuri ku bijyanye n'amatara, ngo n'uburabagirana ku bijyanye n'utugarura rumuri. Mwabyumvishije? N'uburabagirana ku bijyanye n'utugarura rumuri, tumwe twamaze kubona haruguru. Uvanga akagarura rumuri nyine kararabagirana, sibyo? Ariko ngira ngo murabyumva, kararabagirana akagarura rumuri. Kandi urumva gakora ari uko kamuritsweho. Ubwo urumva mu gihe cya nijoro nibwo gakunda kuboneka cyane iyo kamuritsweho. Kandi tuzabona ko tugarura rumuri hari ahantu henshi cyane dukoreshwa. Rero nizere ko wafashe note neza. Tuzakomeza twiga irindi somo rikurikira iri ngiri, ariko nabwiye ko isomo rikurikira iri ngiri ntabwo ari ubusobanuro bw'amagambo. Turaba dusimbutseho gatoya dufate irindi somo rindi, noneho tuzagaruke niturirangiza, noneho dukurikizeho ubundi busobanuro bw'amagambo bukurikira ubu ngubu. Nongere mbibutse rero kandi mbibutse neza, hasa mbabwira yuko ubu ngubu channel turi gukoresha yitwa Lesson TV, niyo igiye kuzajya inyuzwaho aya masomo yanyu y'amategeko y'umuhanda ya Vision Training Service Gisozi. Mwihangane rero kuri ya channel yindi wenda muzanya muyikoresha murebaho ibindi bintu bitandukanye, amafilime atandukanye, hariho n'indi mikino itandukanye, ariko nanone twibuke n'amasomo yacu kuri Lesson TV. Muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel, ariko mbasaba gukomeza gukora share, comment, mutwandikire, mukore subscribe, mukomeze mumenyeshe aya masomo hari, kandi ikindi mutanga ubujyanama kuko nabwo burakenewe. Turashaka kumenya ngo ese bimeze bite, muri gufata ubusobanuro neza, ese harabura iki, ni iki musaba kugira ngo twongeremo. Nizere ko ndi kubabwira mu buryo bwumvikana. Nimba nabwo tumvikana, mushobora kumbwira ati ese ndi kwihuta, ese ndi kugenda gakeya, cyangwa se murashaka ko twabigenza dutya. Nta kibazo rwose, icyifuzo cyanyu kirakenewe. Ibyo mukeneye byose tuzabibagezaho kuri Vision Training Services Gisozi. Tubibutse ko ushaka no kwiga bisanzwe mu ishuri, muzaze tuzabakire, kandi amafaranga ni make cyane cyane cyane, ubundi ukamenya ubumenyi bwawe bukaza rwose nta kibazo gihari.
rero muze tubigishe amategeko y'umuhanda, namwe mwibera abayobozi b'ukuri, abayobozi b'icyerekezo turimo cy'u Rwanda kandi bazi gukora ibyo bize. Rero nari kumwe na Teacher Emmanuel. Ciao ciao.